yabaye umuderi, umuntu arasenya urugo, arasenya umuryango mu nyungu ze zo kugira ngo bamumenye gusa, niyite ku bandi bamushamitseho. Iyo umuntu yubatse umuryango, uri umuryango ni ikintu gikomeye. Usibye amadini na leta byivanze muri mariage y'Imana rero yateganije, ariko nabyo ntako twabarenganya, nta kibazo, nta kintu bitwaye, sibyo? Buranye njya mbona leta yitwara neza muri mariage kusha amadini. N'iki kintu cyo ubuhamya bw'uyu mugore narabwumvishije, ndabukurikira AZ, ndavuga ariko ngiye buriya iyo nshaka gukora ku kiganiro brother ndamanza nkacyumva neza, nkumva ingingo ABCD. Nabonyemo ibintu bigera muri 3 ngiye kubwira kandi n'abandi bakobwa bo mu Rwanda bizabagwaho. Umuntu akaza akavuga imbaraga ze, ukuntu yihambiye, ukuntu yirinze, ukuntu byagenze, sibyo? Ntavuga intege nke. Birakwiye kukwiye kumanza kwirinda, n'umuhungu akirinda. Akeshi abantu benshi bakoze mariage z'abantu babyaye, nubwo mutajye mvuga nta kibazo abana bawe nzabitaho nzabakunda kubera amaranga mutima ya sexe, iyo muteranye urugendo 2-3 babana na base babo cyangwa n'abanyina babo muragongana. Muri uyu munsi dushobora kuba turi kureba uyu nguyu watanze, donc urumva bose bari mu itangazamakuru. Umwe umukinyira ashaka kwikuraho ikimwara, undi ati nanjye ejo nazagira undi mbona unshaka, uri kumva siko biba binagoye wa mungane ya teknolojia yawe. Ubwo urumva niba uyu munsi uyu mukinyi ari kudekarara, twemere ko atari we wa mbere wa kase kakagozi ko kumugaragara, kandi bafite yara mushatse afite umwana jite nanjye byo ari kuvuga. Ubwo redi arumva aracyafite n'ikizere cyo kuvuga ngo reka sibura izina ryanjye ejo hatazagira undi ugira gute uza. Niko numvishe mu kiganiro ari kuvuga. Tugeze rero mu isi igoye, yaricuritse, nakuvuga ngo yaricuritse. Kera bantu babaga babona bavuga ngo uriya mugabo ngo afite abagore, ubu byabaye inverse. Uyu munsi tugwije abagore nibo batubwira ko bafite abagabo. Umaze gushaka abagabo bangahe? 5. None se siko biri? Undi twumva ngo umaze gukobwa kangahe? 4. Abantu araba stari bari bazima. Nawe numvishe w'umuririmbyi agize gukejo wundi kubera kugenda mu kigara akaba yarongoye umuntu, none nyuma ya mariage na pare byose hejuru cyane. Timamu se? Timamu yarahemutse ku rwego rwo hejuru. Akuzi ko umwana w'umukobwa yabeshye, azi ngo barabikorana ubukwe n'abazamanuka vuye Burayi. Mu gitondo yakatishe ngabona hejuru cyane. Ngabona barimo baramanika mu babona bari kumanika inuza amatente n'iki cyose. Kandi ngo yara muri ya mafaranga menshi, hafi muri 5 birenga. 5 amafaranga menshi. Menshi. 7 n'amafaranga menshi. Ari n'ikindi kintu abantu ngiye nabonye, ibi bintu biba ku buntu ku bantu ngo niko zubakwa niko bigenda, sibyo? Ariko aragumya aricaye aho ngaho paka ngo bazarinde bano mugoramo umwuka. Umuntu ende kujya gukuramo umwuka wicaye aho ngaho urwana ni wahunze. Hanyuma nyuma ugatanga ibirego, amategeko akagira gute akabakuri abantu babi. Ariko ko tubona ubuhamya bw'abasenye imiryango, mwagiye mutuzanira n'abantu bafite ingo nzima bagatanga ubuhamya. Ngiye kuzasha kuretse niba societe ari, ariko nanone ikibazo societe yacu nabo wasanga ikunda byacitse. Ndayikunda byacitse. Numvishe na wa undi wa musamariya akazi ngo byanze nanone. Nawe ngo bikwanga ngo byanze. Se yazagaruka akabitubwira. Nibyanese abayezo biza. Neze ari uwatwika inzu ngo ahishe umwotsi bize. Umuntu watsinzwe baza kuvuga iki? Watuje ukavuga ati byarananiye. Hakuzi kugira ngo umwana wawe abayiga muri segonderi mwihishe kuri kwa kundi twishaga muri segonderi dufite amatelefone. Bati mwana ngiye naguze utumega, bagahingukira kuri nyoko, urumva wakishima wowe. Nimufashe dushimire abahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye ngusuza aho dukurikiye n'ibyagico komeye cyane kubugarutse kubana natwe mwanya nk'uyu nguyu ndagusuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi channel. Turi kumwe na Team Tom Aviation Limited. Team Tom Aviation Limited. Roba Kame meze gute? Meze neza ndashima Imana ndakomeye. Ibintu bya hotel booking, ibintu bya aviation courses, ibintu nk'ibyo byose
wowe hamagara 0788 ubundi ibintu bigende neza. Ubundi urabona abana bakora mu bibuga by'indege uti haranze hagira gute. inzira ni Team Tom Aviation. Yego. No bahandi mumeze mute rero? Meze fresh. Ndashima Imana pe. Eno ni amahoro. Yego. Ninjye mukire mu Rwanda ubyemera. Ese ngubeshye. Niwe mukire mu Rwanda ubyemera. Aronda ariko aramugabo bita Sadata aherutse kujya ewana. Yavuze imitungo afite ndavuga nti kwera. Sadate rero ura nagwa afunga yavuze ko no mugora agenda mu modoka ya miliyoni 300. Umva ko naciriritse. Ninjye mukire mu Rwanda ubyemera. Shane butangiye kuba ko Sadata aciriritse rero. Nuko Sadata ari cheap imbere yanjye. Kutese. Nisi niba afite ubwo bufaranga uri kuvuga urikumva urumva Sadata yageza ku rwego rwanjye. Nose ufite miliyari. Ye natangiye kuba umukire guhera 2020. Utunze miliyari zingahe rero? Sadata yatubiye nunzuri hejuru ya miliyari. Sadata niyo baravuga amafaranga ukazana abantu. None se wagira amafaranga udafite abantu? Bibaho se abantu na amafaranga. None se usumba abantu. Ni utunze. Kumwebwe mwagiye ningendera umukire ubyemera. Sibyo. Niwe wa mbere ubyemera mu Rwanda. Cyoko zamaze gukora estimation ndi nkuwa 4 mu bana isi maze kugira. Mvanyemo Abrahamu kavanamo Yobu na Salomo za ku mwanya wa 4. Bose nawe ugiye kumbera nkaho umuvandimwe wigeze uvuga ati ninjye mu kiranutsi baho ku isi kurusha ba Abrahamu na ba David. Uwo nago muzi. Ati ba David barongoye ba Mukawuriya. Ba Abrahamu barongoye abaja ariko nge sindabikora. Ati ubwo rero nge ndakiranutse kubarusha. Umugabo mwita papa bitangaza. Ngo akiranutse kurenza Abrahamu na ba David na Salomo. Avuga ukumva hari undi umuvugiramo. Ntago birako umuntu yavuga kumva hari undi muntu uri kumuvugiramo. Nawe hari ukuri kukuvugiramo. Wavuze ibyo ngibyo nkwikije uko muzi ari kiri cyavugiragamo. Yego. Nuko twinjiye mu kiganiro na vibe nyinshi nyine. Yego. Roba, karimo tugiye kuganira ku muryango, ntago ndi bubice ku ruhande hari maze iminsi nibaza ku biganiro bimaze iminsi bitambuka kuri social media bivuga ku muryango, abantu bagiye babivuga, abagore baza hano bakarira, bimeze bite na gutya, ariko hari igihe wa mugano ubona bisa nkaho ukagera ukibaza se ibi bintu nta ngaruka bifite ku muryango. Hari ikiganiro kimaze iminsi kiri gutrendinga ariko mbivuga cy'umugore ufite washakanye n'umugabo w'umukinnyi. Yego. Agino natanga ubuhamya bw'ukuntu ngo umugabo ngo yajyaga aza akamukubitanga akamunyaraho ngo mu matwi niba ari no mu maso nahe hose. Mitangira ikibazo ndavuga ko ibi bintu aza kutubwira kuri social media uretse kwangiza umuryango ko numva ari ibyaha biri penale kuki bitari mu rukiko bikaba byaje hano kuri social media. Ese ibi bintu nta kiri kintu cyaba kibyihishe inyuma bugasaka busanga izi divorce turimo tubona ahubwo ari ingaruka z'ibi byose birimo. Ndashaka kugira tuze kugaruka. Evo umunsi umwe inyamaswa zari mu ishyamba sibyo ngo urukwavu rurakugendeye rwiryamye munsi y'avoka. Ngavoka kwa urabona ko avoka zijya zishya zikimanura. Ngavoka irangije iramanuka sibyo. Yego. Imanutse urukwavu rukanguka rwiruka, urabizi ruzi kwirukanga. Runyuze ku mpyisi ati pa impyisi birirutse rukumva. Impyisi rwirukanga nayo ishaka kururya sibyo. Impyisi inyuze donc inyamaswa zose ziriruka. Zimaze kwiruka bibaye too much mu ishyamba. Uri kumva ngo niba umwami w'ishyamba yarazihagaritse arazibaza ati muri kwirukaswa habaye iki? Yego. Ati twatewe ninde wabateye? Bahera kunuza ku nyamaswa no bati uri kwirukanga abakina abanyabandi biruka nanjye ngira gute? Ndiruka. Wowe byagenze gute? Ati birutse nago nari gusigara aho ngaho ntirutse. Undi ati byagenze gute? Ati birutse nanjye ngira gute? Ndiruka. Barakora iperereza basanga urukwavu nirwo rwirutse mbere. Nirwo rwirutse wirutse bigenze gute? Nari niryamiye nisinziriye. Sibyo? Avoka niba ari avoka yamanutse niba ari uwankubisibuye ndiruka nitabara n'abandi banyuma hehe inyuma. Uyu munsi rero dushobora gutangira akantu
kamanuka nk'avoka sibyo umwe yiruka n'undi yiruka bikazarangira abantu bari kwiruka kandi mbona ko ari ryo herezo ko yenda ndabona byarabaye umuderi byabaye umuderi umuntu arasenya urugo uri kumva arasenya umuryango mu nyungu ze zo kugira ngo bamumenye gusa ntiyite ku bandi bamushamitseho iyo umuntu yubatse umuryango uri umuryango ni ikintu gikomeye usibye amadini na leta byivanze muri mariage y'Imana rero yateganije uri kumva ariko nabyo ntako twabarenganya nta kibazo nta kintu bitwaye sibyo burangiye njya mbona leta yitwara neza muri mariage kurusha amadini nta naho bihuriye nukuri leta yitwara neza kuri mariage kurusha idini Imana ijya gutanga mariage ku mwana w'umuntu uzi ko rero biteguye neza yari yarateguye ko umuhungu n'umukobwa bashimana bakubaka urugo sibyo bakanashimana nta na daimoni irazamo umuhungu atarakora sexe n'umukobwa atarakora sexe bose bakaba bari vierge donc ni manzi yarya ninuza n'amasugi sibyo ariko kubera voka igenda imanuka nk'uyu munsi hari terima ivuga ngo umukobwa utarasambana ngo iwabo bararoga ngo iwabo babaye baruzi kubaza ngo aracyari suye mama araroga wacu bararoga uri kumva nukuvuga ngo ikimwaro kiri ku mukobwa uri kumva utarasambanaho kurusha uwagize gute wasambanye sibyo impamvu mbivuga njye nanga ingero nyinshi zigiye zitandukanye uzarebe nk'izi mbuga nkoranyambaga abantu basigaye bazizaho ni abantu bajya ngo batombotse mu mutwe ngenuye hano haragurukara yese sibyo kera njyaga mbona ku muhanda bamanuka abavandimwe bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe sibyo uri kumva nyine ukabona ibikorwa bari gukora ariko nsigaye mbona ku mbuga nkoranyambaga ahubwo hari abantu basigaye babikora neza uri kumva ukavuga ati se turajya hehe dushiriye hehe n'iki kintu ubuhamya bw'uyu mugore narabwumvishije ndabukurikira AZ ndavuga ariko ngiye buriya iyo nshaka gukora ku kiganiro brother ndamanza nkacyumva neza nkumva ingingo ABCD sibyo nabonyemo ibintu bigera muri 3 ngiye kubwira kandi n'abandi bakobwa bo mu Rwanda bizabagwaho sibyo icyambere abantu baraza bakatubwira ubuhamya bakavuga ukuboko kwabo kw'iburyo uri kumva ntibavuga ukuboko kwabo kw'iki kw'ibumoso ubwo ni kuvuga ngo umuntu akaza akavuga imbaraga ze ukuntu yihambiye ukuntu yirinze ukuntu byagenze sibyo ntavuga intege nke ku mugore n'umugabo bashimanye bagiye kubana mu buryo bwari bwose baba bahuriye mu kabari baba bahuriye mu rusengero baba bahuriye ku kazi hamanza icyo bita amarangamutima yo guteretana ubwabo sibyo ahubwo gushwana kwabo gutangira kubaho bitewe n'uko umwe intege nke z'undi zanze kugira gute kuzuzanya mu Rwanda dufite ikibazo cy'abakobwa ndaza kuvuga ngo n'igitsina gore ndakweshiriye jambo se kwihoma kwibambaza nibara bibazo sibyo sakano ko kwibambaza nese nkore nabuze ubwo terime nyine nkoresha kugira ngo abantu batanyumva nabi sibyo kwihambira sinzi ni buri kuntaho kwihambira gute kwihambira nko ku bantu sibyo kabiri gushaka ikintu kiri ku muntu udashatse uwo muntu dusobanure mwigisha kafate nk'urugero rwa hafi umuntu ni Bruce Melody ni umuhanzi umuvoko artist mu Rwanda tugira sibyo hanyuma umuntu agakunda iyo fame afite nicyo kintu cyose ntukunde Bruce Melody nyawe niwe nanze urugero mbabaje sibyo ukunda ikimuri ariko udakunzeho yes noneho abantu benshi bakunda ikitwa ubwamamare ubustari nibakunde ba nyiri ubwamamare n'umuntu akagenda mu kigare ubwo Robert ari kuri ya Dan urugero ntacyo ndi fier yo ko n'urugero ariko mu by'ukuri ukunze yada cyangwa ukunze Robert nugera ugasanga yadasi ya Robert ukunze runaka nugera ugasanga wowe ibyo wamukundagamo afite izindi mbaraga akoresha nk'uko uyu mugore avuze ngo nageze usanga bakoresha ubupfumu yego kabiri ya mariage nakubwiye ngo nibura umwana w'umukobwa umurikiye birakwiye kukwiye kumanza kwirinda n'umuhungu akirinda akeshi abantu benshi bakoze mariage z'abantu babyaye nubwo mutangiye mvuga nta kibazo abana bawe nzabitaho nzabakunda kubera amarangamutima ya sexe iyo muteranye urugendo kabiri gatatu babana na base babo cyangwa n'abanyina babo muragongana
simbiciye ngo umuntu amubuze icyo ngiye kukubaza ndabizi ko iki kintu abantu niba umuntu ari umufiyemere cyangwa simbabujije isoko uri kumva mu rwego rwo kugira ngo abantu banabyirinde menya ko nubwo uri umufiyemere nukora mariage bimwe mu ngaruka z'ibintu uzahangana nabyo ni ingaruka z'ibyo wakoze sinatinye kubivuga niba hari ikintu kigoye sibyo ni ugufata umuntu undi muntu yajugunye mu buryo ubwo ari bwo bwose kuko ntabwo umbwira ngo umuntu agiye kubyarana n'umuntu yanga ko babana aba afite impamvu hagati yabo bombi bashobora kuba byarabyaranye bibatunguye ariko bataranye nyine izo mpamvu ndakubwiye ngo ni nyinshi zirakomeye ariko umuntu waje ashamitseho n'abandi bantu muri we mo imbere nubwo tumubona ari umwe muri we mo imbere aba afite n'abandi none se reka mfate nk'urugero rwa hafi umuntu azi inaha i Kigali sibyo akaza i Kigali yamara kugera inaha i Kigali akaza akigira isongi ubwo avuye wenda mu ntara runaka avuye asizeyo umugore we asize umukobwa yateyeyo inda yagera inaha ku rusengero tukamugira perezida wa worship team muri equipe tukamugira perezida wa big farm karase urukumva n'urugero nguhaye sibyo uyu muntu akatwereka ko ari umusore sibyo mukanya akaba arongoye umwana w'umukobwa wacu turamumushyingiye yewe dukomye n'amashyi ku wundi wa kabiri umukobwa batari ku bundi biso ari i Kigali akora ubwo ni kuvuga yasize mu cyaro hari i Kigali ari gukora yiki munyagwa yasize no kugaruka inyuma ngo arebe umwana ari rukumva tibampaye amakuru ko atuye Kacyiru mu gitondo arishize imyaka 2 wabyaranye na wa wundi none naho ndaraje umwana agihinguka mu mane bati papa undati muvanga already ubwo mariage itangiye kwangirika sibyo ndabihera kuki kuri aba bantu b'abastari impamvu nashaka kubibandaho abantu benshi bakora mariage y'abastari rukumva mbere yuko ujya gukunda n'umustari ntaho kubuje gukundana kuko n'uburenganzira bwabo bwo gukunda afite uburenganzira bwo gukunda n'umuntu bafite ariko manza wanarize wuze n'abantu niba nakubwira ati nyamara uriya muntu ugiye gushaka urukumva bimeze gutya na gutya buri uyu munsi dushobora kuba turi kureba uyu nguyu watanze donc urumva bose bari mu itangazamakuru umwe umukinnyi arashaka kwikuraho ikimwara undi ati nanjye ejo nazagira undi mbona unshaka uri kumva siko biba binagoye wa mwana ya tekinoloji yawe uri kumva kuko kuvuga ngo umuntu afite papa w'umwana wa mbere sibyo nushaka mwe mutaryamana mwe mutagira gute abantu benshi bati umuntu niyo mutasubirana kuko hari akantu yakuziritsemo birangira n'ubundi ushatse ko muvugana iyo utabishatse waragushaka byanga bikunda sibyo ubwo urumva niba uyu munsi uyu mukinnyi ari kudekarara twemere ko atari we wa mbere wa kase kakagozi ko kumugaragaro kandi bafitanye mushatse afite umwana jite nanjye nibyo ari kuvuga ubwo redi arumva aracyafite n'ikizere cyo kuvuga ngo reka sibura izina ryanjye ejo hatazagira undi ugira gute uza niko numvise mu kiganiro ari kuvuga ubwo uzabuje n'uwa kangahe n'uwa gatatu ngo mubizwe yego mubizwe ubwo bitazwi na Saidi tugeze rero mu isi igoye yaricuritse nakuvuga ngo yaricuritse kera bantu babaga babona bavuga ngo uriya mugabo ngo afite abagore benshi 4 ubu byabaye inverse uyu munsi tugwijira abagore nibo batubwira ko bafite abagabo umaze gushaka abagabo bangahe 5 none se siko biri undi twumva ngo umaze gukobwa kangahe kane nukuri byabaye inverse mane sigaye yihangana kabisa evo mwaka teste gatoyi kugira ngo ubone ko ibintu kukubwira ngewe barabyitegereje uzanyure nk'ahantu hari umukobwa n'umuhungu bari guteretana kera byaremberese wahuraga n'umukobwa yaba ari kumwe n'umuhungu kubona umukobwa yamwaye kubona ari kwifatisha utwatsi ubu ngubu muri iki gihe uba usanga umuhungu ameze gutya yabuze aho areba anareba uri kumva kubera iki hari ibindi biri mu mutwe we uri kumva bwati man iki gikobwa bambonanye nacyo n'urugero ntanze rero reka nitse kuri ka kantu nahoze mvuga k'abantu baza niba abantu ari abasitari kora recherche ari n'igihe cyo kuza ntabwo abantu bose ariko bagira n'umwaka hari n'uhura nawe ugasanga ugize amahirwe
oya bibaho rega so wabonye ukuntu nka Knowless avuye mu kajagari ka Wasafi n'abandi yahise agwa mu biganza bizima n'uyu munsi ubona ibintu bimeze neza. oya byo rwose hari igihe umusitari nawe yagira we nose nka ba Riderman ba Tom Close na ba Tom Close ntabwo tujya twumva induru mu ngo zabo bafite imiryango yiyubashye yihagazeho kandi ni abasitari ntabwo bibabuza kuba abasitari ariko tujya twumva nabo bumva ngo ashatse abagore bangahe 4 5 6 none ugasanga ni n'impinja ziri aho ngaho umuntu rimwe kabiri gatatu. Iki kiriro cyo kubona abantu bari fema uri kumva bura niba reka ngira abantu inama aba bantu mwitwa ngo muzwi n'abantu benshi cyane sibyo yabo ubwanyu n'ababarandaho ubwo navuze terime nyine nkoresha reka mfate nk'urugero ababirukaho we ababirukankaho sibyo kadufate nk'urugero rwa hafi twaje tubona inkuru z'uwitwa Theo bose babireba hano mu mbuga nkoranyambaga Theo yarandoye Theo abatewe sibyo nigeze kumva inkuru avuga yiyemera ko afite abana 11 aha kandi ku mugore wagira ngo bari abana 11 bagiye kuboneka gute ni kwa kundi kuza ngo Theo ngo araza ngo ari buzanga inkumi zikiri niba ari ikintu nabonye abantu sinzi wakabashyize mu mutwe abantu babayeho biyitirira abasitari rukumva kuba umuntu aziranye ngo nakanaka kumva ni ibintu bya kubuzenye nakanaka si umuntu nk'abandi bamugani burankunda bushara bamuzi bushara kuvuga ati mwana hari muri toilette tujyaneyo mwana ariko twese tujya muri toilette ntibakajya babakanga mwana uri kumva sibyo abantu arabasitari bari bazima nawe numvishe w'umuririmbyi agize gukejo wundi kubera kugenda mu kigara akaba yarongoye umuntu none nyuma ya mariage na pare byose hejuru cyane uravuga uweze uravuga uwe nawe wabonyeze kera yakoze ikiganiro timamu se ibintu byeze ubundi byo sibyo umadamu ngo ari hano haruguru yaje kwivuza yaje kwivuza nubwo kurwara nta muntu ubipanga uri kumva ariko urumva ko nabwo ari ikibazo akaba ibintu bya timamu nabyo nkurikije inkuru ya Ezekiel nibe koko ibyo Ezekiel avuga ari byo timamu nawe yaba yarahemutse nibyo nyine nahoze nkubwira timamu yarahemutse ku rwego rwo hejuru akuzi ko umwana w'umukobwa yabeshye azi ngo barabikorana ubukwe nawe azamanuka avuye i Burayi mu gitondo yakatishe ngo abona hejuru cyane abana barimo baramanika abana bari kumanika inuza amatente n'iki cyose kandi ngo yari muri ya mafaranga menshi hafi muri 5 birenga 5 amafaranga menshi menshi 7 n'amafaranga menshi rero abantu mbere y'uko kuvuga ngo ngura muntu n'umustar usibye no kubana nawe no kubishuti nawe manzi ukorana ari ubundi uziyarabaye umustar ariko tukiri ku kantu ka Theo bose babireba Theo hari n'igihe mugarukira none se Theo wa mugana w'abakobwa bose baba bakwirukaho koko bakuzengurukaho ubu umustar n'ubwo umustar ko se nturi umuntu none se bibiri ivuga iki nabango mu bagabo igihumbi umwe hari umwe ahubwo ikibazo n'aba bantu babirukaho nyine abakobwa babirukaho none se wowe umuntu yaraje ari dekara avuga ati yitwa Theogene wiringiye Imana ndi umugabo mfite umugore n'abana 4 uti nta kibazo mbyaramo ubwo harya tuzakubita impande zombi uri kumva tuvuge ngo Theo ni umunyamakuru nawe wemeye kuryamana nawe uri umunyamakosa abantu ntibakajya bafata impande zombi ari ukuntu kimwe mu bintu byangiza societe urabona nk'iki kintu uvuze ati ni ikintu kigize icyaha sibyo ni ikintu kigize icyaha ariko uyu munsi abantu niba biyicariye uri kumva ufate ko se niba ko kuri mukinnyi yarakozemo sibyo uri kumva hari menya byemewe nanjye nzajye nikoreramo sibyo kuko urumva niba umuntu yaje akavuga biriya bintu akabati yanyicaye no subu gafaranga arimo arazirike gafaranga ntazira ibintu bijya gusa nibyo ahubwo ibya gafaranga byoroshye kurenza ibya bibyuri yes kuri biriya numvisha ari ibintu umva ubwenge birenze ubwenge bw'umuntu none wakwibaza ku kibirano biri muri social media bitari mu rukiko ku kibitari muri RIB nijyane nakubwiye mu minsi yashize buriya hari umuntu twagiranye beef uri kumva kubera ikiganiro nakoze vuga ni ibi biganiro by'aba bagore baza hano kuri social media uri kumva bagatinyura abana batoya n'abandi bantu byangiza societe uyu munsi uri kumva undi hari abanyamakuru bagera muri 3 mana yanjye nuko nabo twaremba afiteho birindyarya mbi zo kugwego rwo hejuru batuma ari societe kandi niba hari ikintu kibi kibaho uri kumva
gufata umuntu araza kuvuga n'urugero ngo haye ni byiza ko umuntu agize akababaro ariko nkawe munyamakuru sibyo mu itangazamakuru hari kitwa balancing sibyo evo ntago abantu umuntu yakugana utagendeye ku marangamutima y'inkuru ugakora balancing ukavuga ati ariko uyu muntu iki kintu kamuhe orientation kandi yamufasha neza umuntu niba akuganya akakubwira ati uyu muntu yankubise umugeri ankubita ivi mu nda sibyo nkuramo inda y'umwana wanjye uri kumva ibyo bigize icyaha yankubise umutwe ankubita hasi anyara mu matwi uri kumva urumva rivare y'urwango ushyize kuri aba bantu reka nkwe nk'urugero rwa hafi uyu munsi madamu wanjye sibyo twashakanye turi abantu babiri ariko ubu hamaze kuzamo ibintu byo ku rwego rwo hejuru ku buryo undi muntu wo muri famiye ashobora kuba atwaye moto yambona bitewe n'ibyo namukoreye akanca hejuru urabyemera akafata ingereka ngo ubwonge gute iyo umugore n'umugabo bashwanye bashobora kuba bitekerereza ngo ubwabo nibo bashwanye bonyine ariko bashwanye aho yashatse yego bashwanye aho umukobwa yavuye yego bashwanye ku bana babo sibyo bashwanye n'ejo hazaza buriya abantu benshi bakunda kudatekereza kuri ejo hazaza si ureba nk'uyu mudamu wicariye hano ibi biganiro ntabwo bizasibwa uyu munsi ushobora no kugikura none se ugikuye ugasanga nta kidaniro dini uyu none se kuri social media hose n'ibihumbi sibyo uyu mwana uzakura akagera ku myaka 10 uyu si mama we urugero ngo haye hano mama yavugaga ibiki kumbi papa yakoze ibi ngibi ubu uyu mwana urumva bizagenda gute ibibazo sibyo uyu mwana urumva bizagenda gute kabiri abantu ari n'ikindi kintu abantu ngiye nabonye ibi bintu biba ku buntu ku bantu ngo niko zubakwa niko bigenda sibyo sinzi niba uri kunyumva akakantu umuntu afite inyandiko mvugo sibyo yemeza ko yatanze amafaranga ariko aragumya yicaye aho ngaho paka ngo bazarinde banamugoramo umwuka umuntu ende kujya gukuramo umwuka wicaye aho ngaho urwana ni wahunze hanyuma ugatanga ibirego amategeko akagira gute akabakurikirana sibyo kabiri bura na satani nawe yari ukuntu ajye yoshya abantu yigeze kuguha ubuhamya bw'ukuntu umugore umwe yavuze ati nzarusenyo rwa Robert yigeze kubudaho mu kiganiro avuga ati watirimwe akaza akavuga ati bimeze bite ntabwo umudamu wawe yagatashye ko twebwe twatashye kare kandi ubwavuyeyo abacitse amatangazo ataragera yasabye uruhushya ngo agiye kureba abana ajyana ati cunga umugore wawe njemba mbona tuba twatashye kare ubu nabayanyuze he rombasha nawe waragowe uri kumva no evo nta muntu waguhamagara ngo ngwino ngushuke uri kumva abantu rero bakwiye kwicara bakamenya ngo umuryango ni ikintu gikomeye burya njya ngunda kubwira abantu iyo umuntu asenya umuryango yaba umuntu uza ku muryango umeranye neza akajya kuwuribata akajya kuwusenya uyu muntu aba ari umugambanyi w'igihugu hari intambara abantu bajya bavuga ngo igihugu kiri mu ntambara uri kumva ntibatekereze ko hari izindi ntambara sibyo intambara ziri familiyare buriya igihugu kibayemo amakimbirane urabona izi abantu baraza ngo umwana uri kumva ngo mama ngo yabigenzaga gutya ngo papa yabigenzaga gute ngo umugabo wanjye yabigenzaga niba umugabo yarabigenzaga gutyo yagiye kubigenza gutyo wowe umeze ute ese wowe wagushushungura agashyira ku munzani yasanga impamvu bagukubise atari wowe wikubitishije siyo ariko ntabwo tugiye gushyigikira ko umuntu yakubitwa ntabwo mbishyigikiye uri kumva ariko niba uje kuvuga bwiza abantu kuri bavuga atari kutokoza uyu muntu avugishije ukuri ariko kuza mu ruhande rwawe uri kumva ugashaka none ugakora nyine bakoramo amakosa yitwa nawe ubundi waje akavuga ati ati umugabo twari turimo turarwana ati sinzi uko yanyicaye hejuru tuhita tubyibagirwa duhita dukora umurimo w'Imana nibe n'uwo ariko abantu babaye ikigo nibe n'uwo bazi sibyo ariko nanone dufite abazima babi burarega kugira ngo umuryango usenyuke bisaba ibintu bitatu bisaba ba nyir'umuryango abantu bo hanze y'umuryango uri kumva na satani dufite n'abantu babi basenya imiryango abantu babi ariko ko tubona ubuhamya bw'abasenye imiryango mwagiye mutuzanira n'abantu bafite ingo nzima bagatanga ubuhamya ariko ngiye kuzakora nuza ngiye kuzakora cano iriho kontere abantu bamenye ko n'urukundo rubaho
ngiye nkora ibiganiro by'abantu babanye neza kuko inkuru zose turi kubona Eh. umugabo wanjye byagenze umugabo wanjye yarankubise umugore wanjye byagenze yamenagaho amazi yaramemukira mwe mwahemukiye gusa ubu nta bantu babanye neza badafitanye ikibazo ngiye kuzasha kuretse niba sosiyete hari ariko nanone ikibazo sosiyete yacu nabo wasanga ikunda byacitse ndayikunda byacitse uri kumva ushobora gusanga uzana ibyubaka umuryango bitarebwa ushobora gusanga uzanye ibiganiro by'amakupure rwose yifashe neza natanze Views igitekerezo baziba. sinzi niba hari uzanyumva Mm. uzi igitekerezo natanze icyama imana hakazabaho ingando sibyo zimeze z'aba influencer niyo bakubitaho iminsi 2 gusa cyangwa 3 Mm. bakagira indangagaciro babaha njya mbona ukuntu abantu ujya ubona aba bahungu birirwa bandagazanya kuri social media bararenze rega ntabwo ikibazo ari bera bandagazanya sibyo ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo abandi ejo bazaza bazaba bameze batyo ikibazo si ko kuri ubu ngubu biranagoye kumenya uwandagaza mugenzi we n'utamwandagaza kuko hari n'ababikora ngo kugira babitwikishe jisite urumva nicyo kintu bakajya no kubwira ribu ngo ubu rero ngo tugiye gutwika uri kumva gute mujya gutwika ariko n'iryo jambo gutwika ubwo urumva ari ryiza tugiye gutwika nimutubona turi gutwika uri kumva ntibuzatugireho ikibazo nta gakino ka showbiz ibintu umwana wacu araba aryamye rero n'iki kintu cy'ubutinganyi njyewe hari igihe njya nivugira hano kuri kamera abantu bakanyumva ukundi sibyo iki kintu cy'ubutinganyi gitangira kuza kidongo kitarakwirakwira ngo gisandara ahantu hose bavuga ngo wase numva ari iby'abazungura siko abantu bajyaga bavuga none byabasohoreyeho n'aba bakomeye kuko buriya kugira ngo uzabone umwana w'umukene wagiye mu butinganyi akenshi aba ari karari kuko iyo miteto nta niyo bafite n'izi nkuru zabo nta interineti baba baraguriwe mu rugo abenshi n'aba bayobozi batangiye umuntu aganira bakavuga ati nyamara ibi bintu ntabwo ari iby'i Rwanda ibi ntabwo ari iby'umuco w'u Rwanda urukumva bakabyanga abahanzi arabona nawe mbonye umuhanzi yari amaze iminsi ataboneka yesu we ataboneka namubonye ku gihe ari kuririmba ngo gitaramo yari yitabiriye cyangwa wari ibyo ndirimbo imeze gutyo sibyo turamwitegereza yabaye iki yabaye umukobwa kandi ari umuhungu hoyes sibyo yari amaze iminsi yishe yaje ari umukobwa kaga karabwira sibyo rero abantu bakwiye kwicara urukumva ubu cyo kuza ikintu mbona evo harageze ngo urinde abawe nawe bya rusange byo simbizi ibyo amazi yarenze inkombe bya rusange amazi yarenze inkombe by'inoza rero by'umuryango ntabwo ndabona tutazi amaherezo yabyo turimo wenda tutaza no kugitindaho ndasinzi niba hari izindi idea rugifite ariko urabona abantu bagomba kuza kubyitwaramo gute kuko nk'umuntu uri bwumve nk'abantu bumva izi nkuru umuntu arayumva nyine akagira tugatera komenti warababaye wagize gute ariko mu by'ukuri hari ikintu kigusigaramo mu buryo nawe utazi byanze bikunda kandi ikintu cyaba gitangaje aba bantu baza bakaransiza inkuru mu masegonda uhita ubashaka ukababura n'ubundi baraza mukabakomera amashyi mukabadimira hari n'iziba tekinikira bakabona amafaranga sibyo ubutunzi bukabaka yabo aho ngaho uri kumva ariko ejo n'ubundi usanga numenya niyo banyuze rero ubundi hari ibintu bibiri mbona uri kumva yego leta ikwiye gutekerezaho ibihe rero icya mbere yatangiye kugitekerezaho twarakivuze turakivuga ariko ibyo iyo buri abaturage bagumye gusakuza ikintu leta iragikemura sibyo ikintu cya pasiteri bari bamaze kuyogoza abantu si twagumye tukivuga kenshi yego urabona itaragitemuye n'iki kintu cy'abantu baza batanga ubuhamya n'ingo zisenywa n'abandi batinyura abantu gukora amadivorce bagira gute buriya kuri kote imwe mu buryo burenze direct leta niyihombera ku madivorce ugashira nabikubwiye sibyo niba umuntu yabanaga ahantu bazi ku muryango uri ahangaha ku misoro n'iki byose abantu bagatangira bagashana ubwo business bari bafite zirangiye ubuzima abana ukagerekezo kwiga donc ugasanga iyo umuryango ujemo kawo aba bantu rero bakora izi nkuru hirya no hino byarwo nandikiye nshaka kujyayo ngo dukorane inkuru uzi ikintu numvaga nshaka kujyanayo wagira ngo sinzi umwuka wamubuje kukunyembura
numvaga nshaka nari namwandikiye kugira ngo njye kumuha ubuhamya ningerayo nkora umurimo w'ivugabutumwa, aranga yanga kunsubiza kuko ubwo yumvisha inkuru yanjye itagize gute idatwika, kandi ubu mwese mwati umugore wanjye ahora nkubita dote nkakora la decoration y'ibisebe, yahita mwati banguka wiruka. Leta rwose uko yatabaye uri kumva igatabara abaturage b'abapasiteri bibaga abandi, n'aba bantu birwa batanga inkuru zo gusenya imiryango z'uburaya z'ubusambanyi, iramburemo ikiganza twe nta bubasha dufite rwumva ivode sibyo, ariko utazashyingira azashyingirwa. Utazashyingira mwa bagabo mwe. Uyu munsi hari ukuntu umuntu ashobora kwicara akaba ati ngewe rwacitse navutse ndi umuntu w'umupapa ndi umugentro ndakaze umwana wanjye ndamurinda, nababwiye ngo utazashyingira azashyingirwa. Ntabwo uzaho umukazana wawe cyangwa ntabwo uzi so bukwe ntabwo uzi na nyoko bukuru kumva, utazashyingira azashyingirwa. Ntabwo byoroshye. Mwawe reka mbwira abasenateri bikumva kuko ni intumwa zacu n'abadepite, utazashyingira azashyingirwa. Muturebere hari abantu rwose mu bintu mujya mwigaho uri kumva izi nkuru z'akaga z'ubuhamya bw'abantu nabyo byandarika igihugu, reka mbivugisha ukuri kuko turi igihugu cy'ubukerarugendo. Niba kuri social media ubu ngubu isi igeze ahantu hakomeye, niba abantu baza gutanga ubuhamya bakavuga ko mu Rwanda umugabo akubita umugore kugera ku rwego amukuramo inda akaba ari ikirego kiri penal, umuntu akaba yidedembya, n'undi abantu bari hanze igihugu babona ko igihugu gifite ikibazo. Ubu buhamya busebye igihugu kandi bugasenya imiryango. Uyu muryango usenyutse n'igihugu kiba cyasenyutse. Yego. Nukuri ubuhamya bwangwa ko ndongowe 7 ugazanga umuntu ari kwidoga ngo urongowe 7 urongowe 5 uri kumva uracyagerageza ubwo urumva ibyo ngibyo hari ibyo bikwiriye. Ego babyita amahirwe ya kabiri. Ubwo na yakangahe? Ya mbere yanze ushaka ya kabiri. Nyine ubwo iyo bageze yuko weka nubwo bari amahirwe yakangahe? Ya kabiri ugishaka. Ugishaka ya kabiri. Asubwo ari umuntu urongowe 4. Ikibazo bari abagabo cyangwa ikibazo bariwe. Pastor yiva ati yes pye singeme no ibyo na hano ubwo ari ukurongorwa n'ukurongorororwa. Nirongorororwa. Numvishe na wa undi wa Musamariya akazi ngo byanze nanone. Nawe ngo bikwanga inkuru mwita ngo byanze. Se yazagaruka kabitubwira. No nibyamnese bayezo biza. Neze ari uhatwika inzu ngo ahishe umwotsi bize. Oya bura byanze. Bura byanze iyo bitangiye kuguraho. Asanga ari abaheters abaheters gute? Barimo ko bano bahungiye batangiye kugura uri kintu ngewe bavuga ati biri mu nzi. Gashi daru wajambwe ati nyamara hakurya twari dutuye ukaze hano ku Nyange urukumva ntitukihaba. Twaramanutse hepfo ubwo rero urumva habajemo n'ibibazo byataye. Kandi hari igihe tugushaka umuntu uri kumva tudashatse umuntu ahubwo dushatse ikintu giranga. Rero ngushatse nkashatse itaje ngasanga si yawe bishobora kubyara ibibazo. Yego. Ariko by'ibintu by'imiryango abantu babyitondere. Oya babyirinde. Cyane cyane ibintu by'ubuhamya rwose byo. Wapi? Simbizi nyine. Kandi abantu babushyamagikirije urukumva ntago ari ishyari tubafitiye sibyo. Ariko nanone umuntu watsinzwe mu muryango umuntu watsinzwe abaza kuvuga iki? Watuje ukavuga ati byarananiye urukumva. Suko urugo rutabamo ibibazo n'ibintu bisanzwe. Natwe turi kuvuga kuri kamera. Nta rugo rutagira ibibazo. Nta rugo rutagira ibibazo urukumva. Yego hakabamo n'urugo rugira ibibazo birenze. Ariko icyo gihe iyo byanze. Yego. Caha undacaha mutagiye no kwandarikana. Mudasambuye abana. Hakuzi kugira ngo umwana wawe abayiga muri segonderi. Mwihishe kuri kwa kundi twishaga muri segonderi dufite amatelefone. Bati mwana ngiye naguze utumega. Bagahingukira kuri nyoko. Urumva wakishima wowe. Kwe ngo umwana ngo isi mama wawe ngo umwaje kugusura ejo bundi ngamo. Siga? Uri kumva. Ngo bega papa wawe we. Kurya ni inyamaswa. Nuko usoteye ni inyamaswa. Shanga imfura ingana nasi. Urumva icyo gikomere. Urumva icyo gikomere. Ngeze gukunda ijambo umuvugizi wa RIB yigeze kubaza wa pasiteri hejuru cyane. Uri kumva? Araza ateko tuganire. Buriya murasoza ma mikrofone yanyu muyazinze n'ibiki byose mukagenda mukabwira abana ngo tuvuye mu kazi. Nawe irangije gutanga ubuhamya. Uri umugabo uri umupapa wo nkurikiye. Urataha mu rugo bati bunanye ndarikoze.
nukuri pe niba hari ikintu kibabaje birashoboka ko umuntu ashaka umugabo wa mbere bakananirana ntabwo nukuri tubaciriye iteka sibyo n'uwa kabiri ashobora no kukunanira birashoboka pe ariko se niba bakunaniye twemere ko bakunaniye uwa gatatu arakunaniye uwa kane arakunaniye uraza kutubwira iki ntago abantu nyine abantu kubera pasoneti zabo zidahuye ntago abantu bumvikana ariko wowe urashatse uwa mbere sibyo uduhaye ubuhamya kuko yagukubitaga semiye turakuramo isomo ry'uko dukwiye kwitonda mu rushaka ariko yego ushatse uwa kabiri uri kumva sibyo nawe uraje ati yarankubitaga uyu yaranzengereje uzi ko hari n'abajya bavuga ukumva buzi ikintu amurega iyo ageze ku wa kane wumva buri ikintu amurega sibyo ni ukuri hari ababura icyo babarega nyine uwa mbere twemere ko wamureze ibi uwa kabiri ku wa kane nta kintu aba afite cyo kumurega hano nabwo isitori za kadodo bashaka ko mama sha baramuhemukiye kandi ubwo bati nyina ni umugome rwose ati mama bane n'abagabo bagera muri 3 bose banga kumubanira neza uri kumva nyine urumva icyo ni ikibazo ariko roba wenda biranashoboka ko ushobora no gushaka n'abagabo 4 bose bakakunanira kandi ikibazo atari wowe ahubwo ikibazo uhise ugikoraho iki ntabwo wumva ko niba ufite icyo kibazo ukwiye no gusenga Imana ahubwo ko ufite ikibazo cy'abagabo bakwanga wanasenza Imana kuko birashoboka ko rwose abantu 4 bashobora kuza umwe yakandagiramo akabati wapi kabisa nyine 4 twemere ko bavuyemo bakigenda banakunanije ariko impamvu yo kukunaniza kuki utari gushaka ikiri gutuma bananirwa bakagenda haba harimo ikibazo rega byanze bikunze niba ushatse abagabo 4 uri umugore none hano gikomerera ni ukuntu aba bagabo rimwe baza bagahita bagucangamo abantu bakagusigira n'abana ukumva evo niba hari amakimbirane abaho hari inkuru mperutse kubona umubyeyi umunyamakuru yamaje ngo ufite abana bangahe ati 5 ngo nabase ni 5 ngo hoya ngo ni 6 baba ni mumwe babyatazi nyirawe neza ushobora no gusanga yarabyaranye n'abagabo 5 ariko ari kumwe n'uwa 6 turimo kubara okay hari icyo yasobanuraga ariko abasista bari bazituzwe n'abakowe hari umusista nzi yatwaye inda yari ifite 4 bayirera icyo gihe nabaga ibyuma sinzajyagirwa agahamagara umwana w'umupolisi uri kumva ngo hereza ngo imbuto z'umwana uri kumva bamwe akajya bazohereza yarayikuyemo kera igihe yayikuriyemo uri kumva abasista ujye mubatinya mwana n'abapapa mubatinya mwana yego roba reka nisabira abantu banatanga ubuhamya basi mu gihe nta zindi imbaraga zirabizamo umuntu azajya anatanga ubuhamya ariko ajya avuga intego yatumye atanga ubwo buhamya nibura ikintu kiri mbega isomo ririmo ryatuma abantu bakuramo kuko niba uje kutubwira ngo umugabo yakunyaragamo hanyuma isomo ririmo niri tumenye tugire ikintu twigamo umuryango ugira ikintu wigamo tubwire wowe twereka impamvu yo kukunyara mugati uyu mwana naje gukora ubushakashatsi nsanga nyina ataramureze neza basi ubwo tuzakuremo isomo zivuga ati wa mukobwa n'ujya gushaka ukurikirana amakuru urebe niba umwana yarahawe uburere kuko uyu munsi rega dufite n'ikibazo cy'abasore ubazi ibyo kurongora akavuga ati reka hari urugo ruzima rukibaho se nanjye njye mu mubare w'adafite ingo nzima abantu bakanga gushaka abenshi banze gushaka atari uko ari ikibazo cyantoze ahubwo ari ikibazo cy'ibyo yirwa yumva kuri social media nta bizima yumva ahubwo arumva ibiki nk'umukobwa wumvishe ko umuntu bamunyara mu matwi sibyo akumva ko bashaka kumukubita indi kavamo kakamukanda ibere paka rigenda guturika wagira ngo umuntu apfa gushaka byamugiye mu mutwe yarangije kumva icyo kiganiro gifite 100,000 ibyo 105 byarebye icyo kiganiro mutekeza ko harimo abana banyu mwabayobozi mwe byo ndi kubabwira mwuzi ko ibyo 105 abafite za smartphone ari bangahe n'abacu kwe no kuyigura ko bari intambara mutekeza ko abana babo batare kubwo tipu gwa gikosoraga nanye ari abantu bacho gutinyuka mu bwenge gucyo urukumva batare ko ndabona gukosora umuntu nari kintu bitwa urukumva ati nanye amatwi nzayakoramo urumva ikintu byangije mu mutwe
ubwonko bw'umwana w'umuhungu abataha taguye niniga sibyo. Aha ni bamwe bicara akabati rero kugira ngo ngenze nzashaka umugabo niba ubugome bw'abagabo ari uko bumeze nzashaka undi mukobwa mugenzi wanjye. Urumva ingaruka z'ibi bintu abantu baba bakora kandi batazi ko byangiza sosiyete. Rero aba ari byinshi iby'umuryango byo ntihatahe. Yego Robert, reka tushimire n'abari badukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao.